Kanongera nshimire rero kuri cya Grita TV2 nkwaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nanibutsa utarakora subscribe, share, like ndetse na comment ko wayikora kugira ngo ujye ubana natwe gatanu ko kandi muri abantu b'ingenzi cyane kandi muri abantu b'agaciro mwe mwayikoze by'umwihariko. Uyu munsi rero murabona umusore dufite hano kuri kamera zacu, dufite umusore hano murabona ko ifunze no kagitari ameze neza cyane. Tumaze iminsi turi kugana mu gisate cyane cya muzika, murabibona ko twabitaho cyane ku bintu byanye n'umuziki. Reka tutangirira twibwira tumenye ni muntu ki ninde tugiye kubana muri aka kanya cyase ugiye kudutaramira. Ikaze. Amazina yanjye nitwa Kwibuka Arsene, ariko abantu benshi banzi kuri Kali. Ndi umunyamuziki, ndi umuproducer, nkaba umwanditsi w'indirimbo, nkaba umu DJ wabigize umwuga. Nako kazi nkora benshi nicyo banzi oto. Murumva ko n'umuntu ukomeye cyane, n'umu DJ, umu producer, umunyamuziki, byinshi byatari. Musore none se Kari myaka myinshi? Myaka myinshi kabisa, terukana kera. Ndabona umeze neza. Kaje gufatwa Gake biraza to biracyaza, turacyakora. Reka twinjire mu kiganiro cyacu neza. Kari ni muntu ki? Twabyumvishe ko ni umunyamuziki, ni umu DJ. Ese ibyo bintu byose ubihuza gute? Yego biri muri kariyeri imwe, ariko nanone ubihuza gute ku DJ u producer? Tumenye ko kenshi aba producer kubona umwanya ni ikintu kiba gikomeye cyane, n'umu DJ nawe kubona kanya nabwo ni ikintu gikomeye cyane. Byose ni ibintu bimeze nkaho biba bihugije umuntu, cyangwa se bitatuma umuntu abasha kubohoka ngo abe yabona kanya. Ariko ibyo bintu bihuza gute, ubikora gute kandi byose ukabasha kubyitaho? Urebye impamvu mbihuza, urebye ibintu byose biri muri genre imwe, byose biri muri genre y'umuziki. Urebye muri make ntabwo bigoye kubihuza. Kurumva production mu gitondo wenda ndavuga uti mfite umuntu ndi bukorere nimugoroba, mfite abandi bujya ku DJ kugira gute. Urumva ni ibintu bihurirana kenshi, biri muri genre imwe. Bivuze ngo ntabwo bikunda kungora kubifatanya. Ni ibintu akenshi nyine biza nyine bihuriranye tuko byose biri muri genre imwe y'umuziki. Kare wigeze ugerageza kuririmba? Nize ngerageza. Waduhaye kakapese ho gato? Ndabizi ntabwo wakwiburiza. Sabujya kuri piano, kuko gitera ntabwo nyizi cyane bihagije. Zarika ngerageze wenda nk'akantu kamwe cyane cyangwa nkunda kera. Iyo ndyamye nijoro kandi gitari nyeke ko ntabwo nyuka kwicuranga. Iyo ndyamye nijoro akaba ari wowe ndota ijoro ryose, iyo biransetsa iyo mbyutse mu gitondo gerageza kukubura kandi ari wowe twararanye. Ibyo biransetsa bituma ntegereza nkagutekereza, kuko numva ko ari wowe uzambera marayika. Kari byose bireke noneho byose no tubivuyemo. Ubu ugiye kuririmba ebana garuka mu muziki. Urumva iyo umuhanzi nuko wenda igihe kiba kitaragira ngo umuntu ashinde indirimbo hanze, ariko I hope ko igihe kizajya ubona agashinda indirimbo ze hanze tu. None se bro, iyo mpano kuki atari yushyira imbere cyane ngo izamuke? Iyo mpano iri hejuru cyane. Actually hano mu Rwanda abona kuvangura umuhanzi wabigoye. Tabanza mu gihe kindi gikorwa ukora wenda abantu bagira ikintu bakumenyeraho. Ni gake ngewe ukuntu nabipanze, napanze ko nzabanza kugera muri production, abantu bamara kumenya then abasha no gusohora indirimbo zanjye. Urumva wahereye mbese navuga ko wahereye kuri ya nkingi ya mwamba, aho uzajya ubasha kwikorera umuziki, noneho ukabasha no kuririmba. Urumva ko wahereye hahandi navuga ko buri wese atatekereza kujya uzazamuka neza cyane. Kuko rangi niko nabibaza nabuti bona gukora indirimbo birahenze. Avuga abasani benshi muri iyi minsi usanga bagorwa no gukora indirimbo, kujya gushaka aba producer, rimwe na rimwe bakanabakoshona. So ngere ko nabivuze reka nige production, umunsi nzajya muri music ngiye kuririmba nzaze mvuga uti nzabyikorera byose,
nta bitari bungore bya guspendinga amafaranga nkujya kwa ba producer bandi runaka navuze kamanze nkore kimwe n'igifatisha ahubwo nzazamukiraho n'ikindi. none urumva ni ibintu byinshi wabashije kuba buri ikintu kirenga kimwe 2 3 byose kandi bikaba ari kariyeri yawe ari ibintu urimo kandi byose uhagazemo neza ubasha kubisaruramo cyangwa se bikabasha kukubeshaho mu buzima bwa buri munsi. Umuntu ashobora kwibaza mu bigaragara uracyari muto, ntago ntekereza ko urajya mu myaka 35 ningahe, uracyari muto, ariko noneho ibyo bintu wabyize gute? Ese byagutwaye igihe kingana iki? N'urure rugendo wakoze kugira ngo isatwe tubona kari ameze uko nguko? Urugendo rwanjye rwa muzika rwatangiye ndi umuririmbyi muri korali muri ADPR. Natangiye ndi umuririmbyi muri ADPR, indirimbo nyine bisanzwe. Muri secondaire nabwo ndabikomeza ndi umuririmbyi. Wenda byaje guhindukira n'igihe nari ndangije secondaire, ubwo nese ninjira mu bintu byo gukora production, gucuranga mbiziho gake ariko ntarametirije neza. Ndabyiga nigakoresha amasoft na DJing byose nari nkaho nabyigiye rimwe, ndakushuduka mbimenya nyine. Ubungu bakanya kabaye nabyo nkora ubuzima busanzwe. Kari ni hari indirimbo cyangwa se hari ibihangano ushobora kuba waragizemo uruhare by'abahanzi bashobora kuba hano bafite izina rikomeye mu Rwanda? Hari izo mfite ariko ntabwo zirasohoka. Hari agacuaka nakoreye Afrique n'undi mutipe bita The Nature, n'undi mutipe bita Rastborn, ariko ntabwo irasohoka. Gusa indirimbo arizo nagiye nkoraho nyine gutanga ubusada bisanzwe z'abantu banyagiye bakomeye mu Rwanda. Ariko nabyumva kuko kiri underdog ntabwo bapfa gushyiramo jingo yawe nyine n'ubufasha biraho nyine muri studio, ugasanga bari kuvibinga nawe kongeramo utuntu twawe. Ariko inshallah ko igihe kizagera nawe nkagira umuhanzi ufatika nkorera indirimbo igasohoka, kuko ubushobozi bwo ndabufite n'ububasha. Nge ubushize ngira ngo ubwo twerukanaga hari indirimbo nasanze uri gukora kandi numvaga urabizi kabe wenda aho tutarahurira nuko aho narasanga wenda naho urimo kudija, ariko kucyanya na production Honda Evan ho urimo neza kabisa, ni nko kuririmba naho ubu uranyemeje burumbitsemo akantu kabisa. Noneho umuntu ashobora kwibaza se kare iyi industry cyangwa se ibi ukora ubimazemo igihe kingana iki? Production nayitangiye muri 2019 ndumva, 2019 nibwo nangiye kwiga gukoresha ama software, gukoresha zino za FL Studio za Logic Pro. Urumva ubu ngubu twakonije mu mwaka wa 4 cyangwa wa 5, ariko biri professionnel, kumva byantwaye mu mwaka kugira ngo mbe numva ngo niko niba ko ndi kuri standard nziza, nabara kari nk'itatu cyangwa ine. Muri iyo myaka yose umaze kare ugeze ugira inzozi zo kumva watunga studio cyangwa se nawe wakikorera ibyawe? Inzozi nta producer zigira wese yakora vuga utireka nkorera abantu, igihe kizagera nzagire studio yanjye cyangwa label yanjye. Inzozi mfite no gufasha ubundi naragoye no kuvuga ngo kumenyekana ngo nuko ndi producer. Inzozi zanjye no gufasha abantu bakizamuka, kuba natunga studio ngafata abana bakizamuka ngabafasha. Inzozi zanjye urebye. Kare ugira social media ushobora kuba ushyiraho ibihangano byawe cyangwa se ushobora kuba ibyo ukora ku buryo ari uwakenera kureba ibyo kare akora cyangwa se akareba ubuhanga ufite cyangwa se ubudasa bwawe ku bandi ba DJ cyangwa se kwanda producer ashobora kuba bibona? Mfite social media, mfite Instagram ni Arsene Kari, no kuri Facebook ni Arsene Kari, kuri YouTube ni House of Bounce ni HOB record bisanzwe, ni H na O na B na record. Wajya ugasanga amabiti yanjye byose mwene ubuzima busanzwe, amabiti n'ibyo ngibyo. Ubu ngubu uri gukorera mu ihe studio? Ubu ngubu urebye ni nkaho nta studio mfite ama studio nka 3 nkoreramo yose, ariko ntago ndi under contract, ariko hari abo turi gupanga imishinga mu minsi iri imbere nzaba amakuru.
ese wakwifuza gukorana na Kari ku buryo bw'ubudiji cyangwa se wakwifuza gukorana na Kari ku buryo bwa production akaba yagushyira muri studio, ese byasaba iki? Uri umuntu ugoranye cyangwa se kuri wowe uba byumva uti? Ya ku bintu bya business ntabwo ndi umuntu ugoranye, kumva ibintu bijamo business ntabwo wagorana. Igisabwa kugira ngo dukorane ni ukumvugisha gusa tukabivugana, just inbox tukabivugana nyine. Imbere yanjye ni 0788 50 42 7 6 cyangwa ukayandikira kuri Instagram na Arsene Kari cyangwa Facebook no na Arsene Kari tukavugana, tugapanga muri make. Niki wabwira abakunzi bawe cyangwa se abantu basanzwe bazi ibyo ukora banabikunda, ubu nicyo bateganyiriza, nicyo wababwira? Icyo nabwira abakunzi banjye nuko ubu nibwo ngitangira, ibintu bafitiye ni byinshi, banyitege kandi sinzabatenguha. Kari reka tugushimire, ubu tatugukeneye twakubona. Mwambona kabisa ni kuri nimero nabahaye no ku mbuga nkoranyambaga zanjye, yaba Instagram cyangwa Facebook, hose mba ndi active kabisa, nta kibazo. Kari urakoze cyane rero, nkomeza gushimira wowe ukomeza kubana natwe mu biganiro byacu. Mbibutsa ko yari Greta TV2, aho utarakora subscribe, share, like ndetse na comment, nibyo tugusaba, nicyo kintu cyonyine kitugusaba cy'inkunga, niwo musanzu we dukeneye. Ndetse hari n'undi muntu mwifuza twazabageraho cyangwa twazabatumira mu biganiro bikurikira, twandikire muri comment utubwire ari cyo ubona twahindura, cyo ubona twakongeraho, twandikire utubwire. Muri abantu b'agaciro cyane kandi turabakunda cyane. Mbibutsa ko rero bakunzi bacu, nongera kubibutsa ko turi kubategura filime nziza cyane, iyo yo rwose muyitege mu minsi mike murazane kuzajya muyibona, izagica hano kuri Greta TV2. ni filime y'amasezoni muzayibona. Reka rero mbashimire kandi mukomeze kugubwa neza aho muri hirya hino mu mirimo murimo cyangwa se muri mu bigiye bitandukanye. Muri abantu b'ingenzi cyane. Ciao, bye.